Haleluya, haleluya, haleluya. Bene data bakurunga mu mwami wacu Yesu Kristo, ndabaramukije kandi ndabifuriza ngo amahoro y'Imana abane namwe. Amahoro y'Imana nta handi abonerwa usibye muri Yesu Kristo, kuko ajya gusubira mu ijoro yari yadusigira avuga ngo mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye, kandi ntago yaduhaye nk'uko isi iyatanga. Ndabakunda mwese rero, cyane cyane abo duhuriye kuri uyu murongo w'ivugabutumwa witwa Bibiane TV. Ni mu nkundire rero twihute tuganire, mbabwire icyo tugiye kuganiraho. Nyuma y'uko mwiyumvisemo ikaze mukicara mukagubwa neza, tugiye kugaburirwa ibyo kurya by'umwuka. Ndabakunda rero, kandi Yesu Kristo aratubwiye ngo mukundane nk'uko nabakunze. Ni mu nkundire rero tubanze duce bugufi dusenge Imana, ko ijambo ry'Imana riratubwira ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ngo kubw'ibyo musabire abera bose. Ni mu nkundire rero duce bugufi dusenge Imana yacu. Turagushimye Data mwiza, umuremyi wa byose, umugenga wa byose. Duciye bugufi ngo tuguhe icyubahiro, kandi turinginga ngo ubwo tubizi ko turi abanyantege n'abanyabyaha, uze utweze, utuboneze, udutunganye, kandi uduhe ku mbaraga z'umwuka wera zidushoboze byose. Dusengera abera bose aho bari mu mpande enye zose z'isi, kugira ngo bakomeze nabo bahe imbaraga zibashoboza gutsinda no kunesha uburiganya bwa Satani. Dusenge abagiye kumva iki kiganiro bose, kugira ngo umwuka wera bahinduke bahinduwe n'iri jambo, kandi umwuka wera bemeze ibitari bitunganye bitungane, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Rero tugiye kuganira amagambo meza cyane avuga ngo ba Mose barihe ngo bemere bajye mu butayu, bahunge bave muri Egiputa, ariko baze gusubirayo bagiye kubohoza ubwoko bw'Imana. Rero Imana ikeneye abantu nka Mose ituma muri Egiputa kubohoza ubwoko bw'Imana buri mu biganza bya Farawo. Farawo akaba ari kubakoresha uburetwa, Farawo akaba ari kubakoresha agahato, Farawo akaba ari kubarenganya, akaba ari kubatoteza. Abo ngabo rero baraniha, ubwoko bw'Imana buraniha. Uwiteka yumvisha umuniho wabwo, niyo mpamvu yohereje ba Mose. Mose ntagihari uyu munsi, waba Mose ukajya muri Egiputa ugasubirayo, nubwo wari waravuyeyo urasubirayo, atari ikindi kigusubijeyo, ugiye kubohora ubwoko bw'Imana, ugiye kubohora abari mu bubata, abari mu bucakara bwa Farawo. Ni mu nkundire rero tuganire kuri ayo magambo tuyobowe n'umwuka w'Imana. Rero kugira ngo tubashe kuyaganiraho neza, uburyo turi kuyazirikana neza, muribuka neza uburyo Mose yavutse, uburyo yarezwe ku buryo bw'igitangaza agakurira kwa Farawo. Hanyuma igihe kigeze rero, reka mbibabwire muri makeya, hanyuma tuze kumenya uburyo Mose yabayeho muri make, mu ncamake. Hanyuma turebe n'uburyo Imana yaje kumubwira ngo vaho uri, subira muri Egiputa. Muri make rero, umuryango w'Imana, Abisiraheli bari barahungiye muri Egiputa, baragenda rero bagwirirayo baba benshi. Muri uko kugwirirayo bakaba benshi, ntabwo byashimishije Farawo umwami wa Egiputa. Atangira rero kwigira inama yo kugabanya Abisiraheli, cyangwa se gukatinga umuvuduko bari bafite wo kororoka. Nuko rero nibwo yigiraga inama yo kubwira abaganga ko umubyeyi wese uzajya ubyaza mu Isiraheli umwana w'umuhungu azajya amwica. Ibyo ababyaza ntabwo babashije kumvira itegeko rya Farawo, ntabwo bigeze babasha kumvira iryo tegeko ribi ryo guhotora impinja z'Abaheburayo. Aho ngaho rero urumva yuko babeshye umwami, ariko icyo kinyoma cyabo ndahamya neza yuko cyarokoye ubugingo, cyarokoye ubuzima bw'abana b'Abaheburayo. Rero baragiye bati nyagasani nyakubahwa, Abaheburayo we ntubazi, ntago kwica abana babo byashoboka, kuko ni abanyembaraga cyane,
ujya kumuhotora ugasanga umubyeyi amaze kumubyara byarangiye, kuko yarababwiye ngo bazajye babica bari kubabyaza. Icyo ni ikivuyeho. ubwo rero Mose nawe yarabanje arusimbuka gutyo. Aho rero Mose avukiye hari harabayeho ko bicaga abana b'abahungu. Mose rero uko niko Mose abandi bapfuye, we ababyeyi be banga kumutanga, baramuhisha. Igihe cyo kumuhisha rero kiza kurangira, barananirwa gukomeza kumuhisha, niko kumubohera akato. Uko bakaboshye ni detaye, uburyo bakaboshye mu rufunzo bakagasiga ngo ubushishi. Akato rero bakaryamishamo umwana, baragafunga, hanyuma kareremba mu rufunzo hafi n'uruzi. Hanyuma rero umukobwa wa Farawo amanuka aje kwiyuhagira nk'uko yari abimenyereye, arabukwa rero. Uwo mwana yarabutswe ako kato nyine, atuma bajya kukamuzanira. Bapfunduye barebyemo basanga harimo umwana w'uruhinja, ntibashidikanya kubona ko ari umuheburayo. Ariko aho bari bashyize uwo mwana, mushiki we yaragiye hafi aho kugira ngo azacunge amenye amaherezo y'ako kana, y'ako gahinja. Ubwo rero yabonye atwawe n'umukobwa wa Farawo, niko kumwegera amubwira ati nagenda nkagushakira umuheburayokazi wakurera uyu mwana. Nuko Mose rero asubizwa nyina atyo. Amaze gukura rero baramugarura, hanyuma umukobwa wa Farawo amwita Mose ngo kuko yamutoye mu mazi. Mose rero akurira kwa Farawo wangaga abaheburayo, ariko kubw'imirimo y'Imana, kubw'ibitangaza by'Imana, uko niko ushobora kurokokera aho wagombaga gupfira. Uwakurenganyaga akaba ari we ukurera, uwakurenganyaga akaba ari we ukurokora. Nguko uko Imana yacu ijya ikora. Mose rero yarakuze akurira ibwami kwa Farawo muri ubwo buryo bw'igitangaza ku mugambi w'Imana. Mose rero igihe kigeze yitegereza imibabaro Abisiraheli bari gukorerwa, aza kwica umunyegiputa watotezaga ubwoko bwe bw'Abisiraheli, ubwoko bwe bw'Abaheburayo. Nuko rero amaze kumwica Mose, ibyo byamuviriyemo impamvu yo guhunga, kuko yatinyaga ko Farawo yamwica, kandi koko baramuhize, kuko bari bamaze kubona yuko atangiye kurengera Abaheburayo ndetse yica n'Abaegiputa. Nuko rero Mose arahunga. Ahunze aza kugera i Madiyani, aza kugera kwa Yetiro, hanyuma ashakayo umukobwa aramumushyingira. Nuko rero igihe yari aragiye inka za sebukwe, nibwo yahuye n'Uwiteka mu gihuru cyaka umuriro, baravugana. Hanyuma birangira Uwiteka amusabye gusubira muri Egiputa, nyuma y'uko imwibwiye ko ari Imana ya Aburahamu, ko ari Imana ya Isaka, ko ari Imana ya Yakobo, abasekuruza ba Mose. Uko niko Mose yasubiye, Imana yamusabye gusubira muri Egiputa kugira ngo ajye kubohoza ubwoko bw'Imana, kuko Uwiteka ngo yari yumvishe gutaka kwabo no kuniha ndetse n'agahato bakoreshwa n'Abanyamisiri cyangwa se Abanyegiputa cyangwa se Farawo. Uko rero niko Mose yasubiyeyo, asubirayo abwira na sebukwe ko asubiyeyo. Sebukwe aramubwira ati genda amahoro rwose. Asubirayo rero yumvira Imana, asubira muri Egiputa. Aho niho rero nashaka kugera, ko Mose yavuye muri Egiputa, ariko igihe kigeze asabwa n'Imana gusubirayo. Nta kindi cyamusubije muri Egiputa rero, ntabwo yari agiye kubayo, kuko ntabwo ari wo mugambi yari afite, ahubwo umugambi yari afite ni uwo kujya kubohoza ubwoko bw'Imana buri mu maboko ya Farawo, akaba yari ari kubukoresha agahato. Uko rero niko Mose yasubiyeyo, asubirayo Uwiteka amutumye kujya kuvugana na Farawo ngo amubwire kurekura ubwoko bw'Abisiraheli bwambuke bujye i Kanani. Farawo rero ntago yigeze yumva icyo Uwiteka amutumyeho, ahubwo Farawo yinangiye umutima. Ariko icyo ntareka kubabwira ni uko
Mose amaze guhamagarwa n'Uwiteka yaravuze ati se koko ndahinguka nte mu maso y'uriya munyacyubahiro, uriya mugome Farawo, ndamuhinguka imbere nte? Dore sinzi no kuvuga. Atanga impamvu zitandukanye z'uburyo atazabasha kuvugana na Farawo, ariko Uwiteka amubwira ko ari we umutumye, ko azabana nawe, ko azagendana nawe, ndetse amuhana Aroni kugira ngo ajye amufasha. Uko rero niko bagiye bagera kwa Farawo. Ariko nsubiye inyuma gato, Uwiteka yabajije Mose ati ufite iki? Amubwira ati mfite inkoni. Iyo nkoni rero niyo Uwiteka yakoresheje imirimo n'ibitangaza imbere ya Farawo, atari n'imbere ya Farawo gusa. Bageze no ku nyanja itukura, iyo nkoni Mose yarayirambuye, inyanja icikamo. Natwe rero uyu munsi wa none uko niko Uwiteka duhamagara, akatubaza ngo dufite iki? Akatubwira ati mugende kwa Farawo mumubwire abohora ubwoko bw'Abisiraheli. Dutanga impamvu zitandukanye n'ibyo, ariko Uwiteka aratwemeza, akatubwira ko ari we urema akanwa, akatubwira ko ari we uzadushoboza, kandi n'inkoni dufite akazayikoresha imirimo n'ibitangaza imbere ya Farawo, kugeza igihe azarekera ubwoko bw'Uwiteka bukambuka bukava mu bubata. Nguko rero uko Mose yagiye kwa Farawo, atangira gukora imirimo n'ibitangaza imbere ye. Farawo nawe yiha kubikora. Imana ikomeza kumunangira umutima. Mose nakomeza abwira Farawo kurekura ubwoko bw'Imana bukambuka. Ariko uko byaje kurangira turabizi yuko ubwoko bwa Isiraheli bwarambutse. Farawo kwinangira umutima kwe kwamukururiye ishyano, kumukurira akaga, umubabaro utera muri Egiputa, abana b'imfura kugeza ubwo bapfuye. Farawo yiyemeza kurekura ubwoko bw'Abisiraheli ngo bwambuke, ariko ntiyashirwa, arabukurikira n'amagare n'amafarashi. Ariko Uwiteka yagira ngo yiheshe icyubahiro. Na n'ubu turacyibuka uburyo ifarashi n'uwo yari ihetse, ingabo za Farawo zose zarohamye mu nyanja, Farawo ubwe abyirebera. Rero Imana ijya inangira imitima ya ba Farawo, ariko ari ukugira ngo imirimo n'ibitangaza byayo bikomeze bigaragare, ndetse no gukomera kwayo kugaragare. Natwe rero ni byiza, twavuye muri Egiputa tugirirwa ubuntu n'Imana, tuva mu gishyuhe cya Egiputa, tuvayo kuko Mose yari ariyo ameze neza, ariko yiyambuye ibyo byiza yari arimo muri Egiputa, yiyemeza kujya kurwanirira Abisiraheli barenganywaga, bimuviramo rero gushaka kwicwa, arahunga. Natwe rero twahunze Egiputa, ariko turasabwa kugaruka muri Egiputa kugira ngo tubohoze ubwoko bw'Imana. Farawo narekure ubwoko bw'Imana, niko Uwiteka yategetse, kandi koko Farawo arabarekura. Ariko Mose rero mu kugenda kubohoza ubwoko bw'Imana, hari amagambo yavuganye na Farawo, ariyo nshaka ko tuza gusoma cyane cyane. Ayo magambo rero tugiye kureba uburyo, ni amagambo nkunda cyane, uburyo Mose yasabye Uwiteka kugendana nawe. Ariko yamubajije n'izina, aramubwira ati se nibambaza ngo ninde wantumye, nzababwira ngo icyo tuzababwire ati nduwo ndiwe, nitwa Ndiho. Uwiteka Imana yacu yitwa Ndiho, kandi koko iriho, ihoraho iteka ryose. Rero tugende tudatinya, twe gutanga impamvu. Uwiteka turangaje imbere, kandi n'inkoni dufite Uwiteka azayikoresha imirimo n'ibitangaza kugira ngo Farawo abashe kwemezwa n'ibyo dukorera imbere ye, atari amagambo gusa, ariko n'ubundi ntazabura kwinangira. Rero Uwiteka araduhamagara, benshi cyane ahamagara uyu munsi wa none. Nibumve ijwi rye basubire muri Egiputa, bajye kubohoza ubwoko bw'Imana. Uwiteka yumvishe gutaka no kuniha kwabo, ndetse yabonye n'agahato bakoreshwa. Niyo mpamvu ahagurukijwe no kubarwanirira, ndetse no kubavana muri ubwo buretwa, akabageza mu gihugu gitemba amata n'ubuki. Tugiye gusoma rero uburyo Mose yabwiye Uwiteka kugendana nawe. Ayo magambo niyo nkunda cyane cyane.
cyane rwose. Tugiye gusoma kuva ibice 33, turahera ku murongo wa 12. Mose yinginga Uwiteka kujyana n'Abisiraheli yerekwa ubwiza bwe. Mose abwira Uwiteka ati, dore ujya untegeka uti jyana ubu bwoko ntumenyeshe uwo udutumanye, ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Nuko niba nkugiriyeho umugisha koko, nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye, mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Ubwoko dutuma kujya kubohoza ni ubwoko bw'Uwiteka. Rero ngo Uwiteka uko Mose yamugiriyeho umugisha akamumenya izina, niko natwe duhamya neza ko Uwiteka twamugiriyeho umugisha akatumenya izina, akaba ari kudutuma mwebwe bavugabutumwa mwahagurukijwe kuvuga ubutumwa hirya hino, nimuhere hahandi mwavuye muri Egiputa, nimugende mubabwire, mubohoze abo mwasizeyo bakiri mu bubata, bari mu buretwa bwa Satani, mubwire Farawo abarekure mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma aramusubiza ati, ubwanjye nzajyana nawe. Haleluya. Uwiteka asubiza Mose ati, ubwawe nzajyana nawe nkuruhure. Mose aramubwira ati, ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino, ikizamenyekanya yuko jye n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha ni iki? Si uko ujyana natwe bigatuma jye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi? Uwiteka abwira Mose ati, nicyo uvuze icyo ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Haleluya, haleluya. Uwiteka rero niba guhagurukije akakubwira ngo subira muri Egiputa, nibyo koko wavuyeyo, ariko Uwiteka arakubwira ngo subirayo, nta kindi kigusubije muri Egiputa, ni ugukurayo ubwoko bw'Imana, ni ukububohoza ububata, uburetwa, ubucakara bwose Farawo ari kubakoresha agahato. Uwiteka rero yumvishe gutaka, yumvishe kuniha k'ubwoko bwe, k'umuryango we. Niyo mpamvu abwiye Mose ngo asubireyo, ajye imbere ya Farawo amubwire kurekura ubwoko bw'Imana, kandi natemezwa n'amagambo aremezwa n'ibikorwa Uwiteka yaduhaye gukorera imbere ya Farawo. Uko rero niko abavugabutumwa muri iyi minsi duhagurukirizwa gusubira muri Egiputa, kujya gushakashaka abo mu muryango w'Uwiteka bari mu bucakara, bari mu bubata bwa Farawo, kugira ngo tubabohoze ubwo buretwa, bambuke bajye i Kanani, mu gihugu cy'umunezero, mu gihugu cy'umudendezo, mu gihugu gitemba amata n'ubuki. Bene data nshuti bakundwa, ariko uri buramuke yemeye umuhamagaro wo gusubira muri Egiputa, kujya kubohoza ubwoko bw'Imana, akabuvana mu maboko ya Farawo, uwo nguwo Uwiteka arajyana nawe, Uwiteka arabana nawe, kandi ngubwo twamugiriyeho umugisha akatumenya izina, tumusaba icyo dushaka, Uwiteka aragikora muri ubu butumwa, muri uyu murimo. Nimureke dusaba Uwiteka icyo dushaka, arakiduha, kugira ngo tubashe gukura ubwoko bw'Imana muri Egiputa. Bene data rero, ndabakunda mu mwami wacu Yesu Kristo, nimureke tugende, twiruke, dusubireyo muri Egiputa, tujye kubohoza ubwoko bw'Imana. Ubwoko bw'Imana buraruhijwe, buremerewe n'ibyaha, bumeze nabi. Satani yabagize imbata, Satani yabagize ingwate. Uko Abisiraheli bambutse, niko n'abari muri Egiputa, niko n'abari muri Babuloni, niko n'abari mu byaha bagomba kubivamo, bakareka kuba imbata z'undi bundi, bakareka kuba imbata z'ibyaha, bakaba imbata za Kristo, bakaba imbata z'Umwami Imana wenyine. Bene data, nimunkundire twihute twemere ubushake bw'Imana, kandi Uwiteka yadusezeranyije ko azajyana natwe, azajyana natwe aho tuzanyura hose, azanadukoresha imirimo n'ibitangaza. Ntabwo azagendana natwe
ku magambo gusa, ahubwo azaduha n'ububasha n'ubutware bwo gukora ibitangaza tubikorera imbere ya Farawo, wa wundi udashaka kurekura ubwoko bw'Imana ngo bwambuke, wa wundi wasinye ati ntaho bajya, ariko Uwiteka wenyine niwe uzadushoboza kugira ngo baveyo, kugira ngo bave muri buriya bucakara, kugira ngo Farawo abarekure. Ndabakunda rero, n'ayo magambo nashaka ko tuganira ku Uwiteka ari gushaka ba Mose atuma ngo basubire muri Egiputa bajye kubohoza ubwoko bw'Imana, badatinya igitsure cya Farawo, badatinya ubukonikoni bwe, badatinya igitsure cye, badatinya n'ubugome bwe, badatinya ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo bizeye ko Yesu Kristo ashobora byose, bizeye ko Uwiteka Imana ari we uyoboye abami bose, ko ari we ufite ubutware bwose, ko ari we ufite ubushobozi bwose. Ni mu nkundire rero twumve neza ayo magambo, twumve icyo Imana iri kutubwira, ko tugomba gusubirayo. Gusubirayo ntabwo ari icyaha, gusubirayo ntabwo ari ikibazo, ahubwo usubijweyo n'iki? Subirayo ujye gushaka intama zazimiriyeyo, subirayo ujye kubohoza Abisiraheli bambuke, Farawo abareke, nutagenda bazaguma mu bubata ubuziraherezo, nutagenda bazaguma mu bucakara, ariko nugenda Uwiteka ukamwemerera akagukoresha, agakoresha akanwa kawe, agakoresha iyo nkono ufite, Abisiraheli barambuka byanga bikunda. Ndabakunda rero, nakagaruka kuri Bibiane TV, umuyoboro w'ivugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Bye bye.